nkuko nabivuze umuntu wasimbutse hagati ya metero eshatu metero 5 aba afite risk ziri hejuru cyane zo kuba yavunika. Eyo guys, ni The Click ngo musanzwe mumenyereye, tukaba tugarutse nyuma ya saga iri kuvugwa hirya no hino. Tukaba dufite umutumire udasanzwe nyuma yo kubona ibintu bigiye bitandukanye. Murabizi ko tugenda tubazanira content zidasanzwe zitameze nk'izabandi bantu. Uyu munsi tukaba tugiye kugira ngo dukore analyse ziri scientific cyangwa zishizemwo ubwenge, nyuma yo kubona ko video zasohotse hanze muri iminsi ziri kuvugisha abantu byinshi cyane ku munyamakuru ndetse akaba n'umugwiza tunga mu Rwanda ari we Sabin Murungi Sabin. Akaba yaravuzweho inkuru zigiye zitandukanye, hakaba haraje no kugaragara abantu benshi cyane baje kuvuga uko babyumva. Hakaba harimo hypothèse zigiye zitandukanye, aho bavuga ko Murungi Sabin ashobora kuba yarasimbutse igipangu akagwa hasi agahita avunika. Hakaza kuzamwo indi version yaje none nshyashya yuko Sabin ashobora kuba yarakubiswe, ndetse hakaza ndetse no kugaragara amashusho menshi cyangwa agenda agaragaza ibintu byatumye abantu bibaza byinshi cyane. Kugeza uyu munota tuvugana hakaba nta kuri kuzwi niba Sabin yarasimbutse kugira ngo avunike. Ibyo tuzi ni ibyo abantu bakomeje kugenda bavuga. Abamwanga bavuze ko yaravuye gusambana, abamukunda bari kuvuga ko yari arimo yigendera aranyerera, ndetse abanaliste badafite aho babogamiye bakaba bakomeje kuvuga ko ashobora kuba yarakubiswe cyangwa agasimbuka cyangwa byinshi cyane. Nyirubwite akaba nta kintu yari yadutangaritse, ariko hakaba mu mibare cyangwa muri science hari ibintu byitwa probability. No kuvuga probability mu Kinyarwanda ni nko kuvuga ibishoboka ugerekeranyije, ukavuga se muri situation ni iki gishoboka kuba cyabaye kugira ngo umuntu bigende gutya, aho cyangwa se kugira ngo ibintu runaka bigende gutya amahirwe ku ijana cyangwa ku 10 nangahe kugira ngo bibe byaba byatewe n'iki kintu ari iki ngiki. Tukaba ku murongo wa telefone turi buze kuba turi kumwe na Dr. Mbere yuko dukomeza reka twakire Dr. Dr, muratwumva neza? Neza. Amakuru yanyu Dr? Ni meza, turashima Imana. Dr, reka tubashimire kuba mwabashije kuboneka, kandi twabasobanuriye ko dushaka kuganira ku buryo buri scientifique bishingiye ku buganga, ndetse tukaba twababwiye ko icyo dushaka kuganiraho ari saga ya Murungi Sabin. Ariko abantu benshi bashobora kwibaza kubera iki twatumiye umudokiteri mu bintu bijyanye na showbiz. Ahangaha ndagira ngo mbanze nsobanurira abantu mbere yuko ngusubiza ijambo. Nuko dushaka kuganira tubishyize muri logique y'ubuganga. Imvune ya Sabin yaba muri probability, no kuvuga ko kugira ngo abantu batatwumva nabi turaza kuvuga twabiha amahirwe angahe ku ijana icyaba cyabiteye. Dushingiye ku byo baduhaye twakutumiye kugira ngo utubwire niba bifite ubwenge. Ndakeka abagiye kudukurikirana icyo kintu cyatumye tugutumira. Ese Dr, waba waraje kumva iyi nkuru ya Sabin? Ese icyo uyizeho ni iyihe? Ariko mbere yo kudusubiza wakwibwira abadukurikiye abakumvisha hano iwacu bwa mbere, kuko nibwo bwa mbere tugutumiye, wabibwira kugira ngo banakumenye. Nitwa Dr. Safari Bizimana. Yego. Abakunze kumbona kuri YouTube no ku zindi mbuga nkoranyambaga bambona ku izina rya Bazamuganga. Aha. Kuri izo mbuga nkoranyambaga nyine mbasobanura ibijyanye n'ubuvuzi, uko umuntu yakwirinda indwara n'izindi nama zafasha abantu kugira imibereho myiza. Murakoze cyane. Hari yego? Ibi biri kuvugwa by'uyu mugabo nagiye mbibona bizenguruka muri social media. Abantu basi ariko nta muntu nigeze mbona atekereza mu buryo bw'ubuvuzi. Umuntu ni gute umuntu ungana nka Sabin? Yego. Ntabwo nari nsanzwe muzi, umuntu numvaga, ariko mubonye kuri forme, kuri physionomie, n'umugabo ushobora kuba yagira hagati y'ibiro 60-59 hafi aho.
dufashe rero tugereranyije ibiro 60, tukaba dushaka kumenya nimba uyu muntu yakubiswe, nimba yanyereye, nimba yasitaye, cyangwa nimba yahanutse ahantu akagwa aho ngaho, kugira tumenye nimba iyo mvune bavuga, nimba koko yavunitse, iyo mvune bavuga nimba yatewe na kimwe muri ibyo bavuga, twakagombye kugendera ku bintu byinshi, kureba aho yaguye, kureba ibiro afite, kureba nawe ubuzima afite, nimba ari ubuzima buzira umuze bwatuma amagufa ye yaba akomeye, nimba atari umuntu ubyibushye cyane, ariko byose bikajyana n'imyaka ye, kuko n'imyaka buri nayo ijya muri ibyo. Ibyo rero nibyo abantu bagakwiye gutekereza aho kwihutira gucira imanza no kuvuga ibintu batabanje kubisa. Yego urakoze cyane. Nanjye ndi kumva nkurikije ukuntu dusobanura, nanjye hari ibintu bitangiye kuza byinshi cyane ndi gutekereza, kandi nkaba nifuza ko n'abadukurikiye baza gusobanukirwa aho uvuze ku bijyanye n'ibiro n'ahantu yaguye. Nashaka kugira ngo mbabaze, video iri kugenda igaragaza Sabe aho yari ari, waba warayibonye? Kamwe nabonye gato nakagaragaza ahantu ari kuri trottoir, hejuru ya biriya bintu biba bifunika za kanivo cyangwa rigori. Yego, niyo hejuru hari aho yaguye, biragaragara ko ari ahantu hari beton, ahantu harambuye hatari ibintu bishobora kumukomeretsa, ariko iyo beton yonyine ubwayo kubera ko ari surface ikomeye. Yego, umuntu uguye avuye ahantu hejuru kure akayigwaho ashobora gukomereka, byo birumvikana. Ariko bitandukanye n'umuntu wava nk'ahantu hari gaca cyangwa hari gazon, hari ubutaka bwinshi. Umuntu uguye aho hantu bita surface molle, nubwo yaba avuye hejuru kure, ntabwo ashobora gukomereka cyane nk'uwo muntu waguye ahantu hakomeye kuriya, hari beto kuriya. Yego, noneho Dr. reka tubyinjiremo noneho buhoro gake wa mugani w'abajene, gake tugende turebe nk'uko wari ubivuze mu kanya. Hari amakuru bari gushyigikira bavuga ko ashobora kuba yarahanutse akagwa hasi. Mu bijyanye n'ubuvuzi, ni ayahe mahirwe twabiha ku buryo umuntu waguye aturutse hejuru yavunika ukuguru? Ni iyihe distance n'ibihe biro bishobora gutuma umuntu yavunika, cyane muri langaje z'abadokiteri? Mu gihe mbere yuko dukora ikiganiro bakoresha ijambo fracture. Ku bantu batabizi wabasobanura ni ibiki, kuko nibyo dukeka ko byabaye kuri Sabe dushingiye ku mafoto yashyize hanze y'uburwayi, aho yari ari bigaragara ko bamushyizeho sima cyangwa plâtre. Muri rusange bavuga ko umuntu ufite ubuzima bwiza, urya neza, ufite imibereho myiza, ufite ibiro nka biri, akaba yaguye ahantu nk'ahariya, yakagombye kuvunika igihe yasimbutse ahantu hari hejuru ya metero 2. Hejuru ya metero 2, yego. Metero 2, umuntu usimbutse ayavuye hejuru ya metero 2 akaba yasimbutse atabyiteguye, atazi ahantu agiye gusimbukira, birashoboka cyane ko aba afite risque iri hejuru yo kuba yavunika. Bikaba noneho byaba akarusho igihe umuntu asimbutse ahantu harenga metero, hagati ya metero 3 na metero 5. Umuntu rero wasimbutse hagati ya metero 3 na metero 5 waba afite risque iri hejuru cyane yo kuba yavunika. Noneho twakongeraho umuntu usimbutse ahantu harenga metero 3 kugera kuri metero 10, ashobora kugwa aho ngaho akaba yanapfa, kuko ashobora gutura umutwe hasi akaba yapfa ako kanya, cyangwa akavunika urutirigongo agahita yaba paralysis. Yego. So urebye rero hari ibintu byinshi ushobora kureba, kuko nk'ariya bagaragaza aho yaguye, ariko urabona iruhande rw'aho yaguye hari igikuta, hari n'akandi kantu kari mbere yuko ugera ku gikuta, hari akandi kantu kameze nimba nabyita gasozi,
akantu kameze nk'agasozi. Ibi byose ni byo umuntu yakagombye gutekereza, ese umuntu yasimbutse yavuye hariya aho gusimbuka kuri ako kantu kameze nk'agasozi ahita asimbuka mu muhanda. Ibi byose ni byo umuntu yakagombye gutekerezaho aho guhita ushinja umuntu ako kanya ngo yasimbutse, ngo agwa mu muhanda avunika. None Dr, hari abakunzi ba Murongi Sabin bavuze ko bari kuvuga ko ashobora ko yaranyereye akagwa hariya. Ni ukuvuga ko tugendeye ku byo wavuze ko umuntu n'iryari umuntu ashobora kugwa ataguye avuye hejuru akagwa ari kugenda hasi hatabaye nko gusimbuka, n'iryari ashobora guhita agira imvune nk'iriya, byaba byatewe n'iki mu buryo bwa kiganga bishoboka ryari? Tuvuze mu buryo bwa kiganga, umuntu wavunika ari ahantu hari plakuriya nta kindi kintu kigaragara cyamubangamiye yasitayeho cyangwa cyamubise, wenda ni umuntu waba yasinze. Yego, umuntu waba yasinze ari kugenda kubera ubusinzi, kubera ko inzoga ziba zituma ubwonko budakora neza, cerebellum cyangwa cervelet idakora neza, akagira des équilibres y'icyo bita polygone de sustentation. yego, Polygone de sustentation ituma umuntu agira équilibre, yaba yabaye perturbé n'izo nzoga akaba yagenda nk'umusinzi maze akaba yagwa aho ngaho. Ariko ku buzima uriya mugabo afite nuko agaragara, ntago bigaragara ko wenda zaba ari inzoga zatuma avunika nka biriya bavuga, kuko nubwo bavuga ko yavunitse mu Kinyarwanda ushobora kuvuga ko yavunitse, ariko tubishize mu Gifaransa ashobora kuba yagize luxation, bimwe bita mu Cyongereza dislocation, no kuvuga luxation. Yego, kuba dukurikiye luxation mu Kinyarwanda ugenekereje hamwe n'andi zasobanye. Yego, cyangwa akaba yavunitse by'ukuri fracture, yavunitse amagufa yavunitse nyine. nuko ko kuba dukurikiye Rwanda ngo yavunitse, yego, ahantu bigaragara ko hari amaraso yagaragaye, kuko ashobora kuba yavunitse fracture ouverte akagira ibisebe amaraso akava, cyangwa akagira ibyo bita fracture fermée. Fracture fermée ni ukuvuga aravunika ariko amagufa akavunikiramo imbere ntibigaragare hanze wenda akaba yagira utuntu tw'udusebe tworoheje cyane bita écorchure. Ibi ngibi rero nabyo ni muri facteurs zatuma umuntu amenya ese uyu muntu yasimbutse. Nimba yasimbutse, ibyo bimenyetso byo byagufasha kumenya uburebure bwaho ashobora kuba yasimbukiye, cyangwa nimba ari umuntu waguye kubera ubusinzi, kuko hari indi video nagiye numva uyu munsi bavuga ko uwo muntu babonye ngo yanukaga inzoga. Nje ntago nabimenya kuko ntago nari mpari, ariko nimba mu by'ukuri harimo ibintu by'inzoga, ubwo wenda wakwemeza ko yari yasinze akagwa aho ngaho, cyangwa n'ubundi yari yasinze agasimbuka akagwa aho ngaho. Byose muri izo probabilité wabishira. Amakuru menshi yahise avuga ko ashobora kuba yasimbutse. Haje kuza amakuru avuga ko yari afite no kuba yanyweye, ariko video igaragaza ari hasi. Ni amakuru abantu bafite yuko ashobora kuba yarasimbutse, ariko ubwo muri rusange mu gihe tutaramenya niba yarasimbutse cyangwa atarasimbutse, igishoboka nuko aho hantu yasimbutse ntago tuzi metero zaho niba zigera kuri 2, ariko probability nanone ishoboka nuko ibipango birenga metero 2, sinzi niba ari byinshi cyane muri kariya gace. Twazasaba abantu badukurikiye bagezeyo bakaba batubwira mu kugereranya niba hari nka metero zingahe, ariko mu buryo bwa kiganga ikigaragara nuko ashobora kuba yaragize shock ikomeye. Icyo twabwira abantu bakiri guspekira cyangwa bari gukeka amahirwe menshi twayaha iki mubiri kuvugwa, harimo kuba yarakubiswe, gusimbuka, cyangwa kuba yasitara akagwa aho hantu ari kugenda bisanzwe. Ni icye wakura nko kwikubita ukabanga iki ngiki ni gishoboka, iki kirashoboka, iki ni gishoboka.
urebye hariya aho yasimbutse hari amashusho amwe nagiye mbona, biragaragara ko aho yasimbutse haba hari nka metero 2.5 cyangwa metero 3 mu gihe yaba yarasimbutse, mu gihe gusimbuka byaba byemejwe. Mu gihe yaba yarasimbutse ashobora kuba ari aho yasimbutse, kuko nk'uko nabivuze umuntu wasimbutse hagati ya metero 3 metero 5 aba afite risiki ziri hejuru cyane zo kuba yavunika. Mu gihe rero yaba yarasimbutse aho hantu ariho yasimbutse atarasinze, ataragonzwe cyangwa atarakubiswe, kuko umuntu wakubiswe aba afite ibikomere byinshi aho bamukubise. Ibyo ntabyo numva, ntabyo sinzi, wenda abaganga bamusuzumye nibo babizi, nibo babivugaho. Mu gihe yaba yaragonzwe nabyo kugongwa, umuntu wagonzwe agwa hasi akaba yagira igikomere aho bamugonze, ariko akagira igikomere n'ahandi ku maboko aho amaboko yifashishije kugira agwe hasi cyangwa umutwe. Ibi byose ntabwo nigeze musuzuma ngo bimenye, ariko ufashe muri version imwe byagaragara ko ari umuntu waguye ahantu akagwa hasi ahantu harehare, maze bikaba ari byo byamuteye biri. Murakoze cyane Dr. Buriya turategereza muri commentaire ibyo abadukurikira bari buze kuvuga, kandi nibifuza ko tuzajya tubatumira mu bindi bijyanye n'ubuvuzi nabwo twajya tubatumira niba mubitwemerera, kandi tubaye tubashimiye kuri iki kiganiro kigufi mutugejejeho. Murakoze. Uwo yari Dr. Bizimana Safari, akaba ari impuguke mu bijyanye n'ubuganga, akaba ari umudokiteri mu gihugu cy'u Rwanda, akaba yaramaze kudukorera analyse zishoboka ku bijyanye niba biri kuvugwa kuri Sabin mu bijyanye n'ubuganga. Murabyumva ko abantu b'abaganga ni abahanga cyane, arimo aragereranya ibiro Sabin yaba afite, akareba ubuzima afite. Ntabwo dushidikanya Sabin ni umuntu w'umukire, bisobanuye ko ubuzima bwe ni bwiza, ndetse hakaza kuba yatekereje ku bijyanye n'imyaka yaba afite ndetse n'uburebure bwaho yaba yasimbutse. Akavuga ko iriya mvune Sabin yaba afite mu Kinyarwanda nk'uko wavuze kuvunika nk'uko yabigarutseho, kuko nazo ni mu bwoko bwinshi. Avuga ko birashoboka ko kuvunika kuriya byaterwa no kuba warasimbutse ahantu harehare ugendeye ku biro bye byibuze hejuru ya metero 2, kandi hari akaba hari igipangu kiri hejuru ya metero 2. Ariko kuba nta muntu ubizi kandi nabyo bikomeje kugenda biteza impaka, akavuga ko twaje gufata version ivuga ku bijyanye no kuba yasitara nk'uko abakunzi ba Sabin bari kubivuga. Dusanga ari ibintu bigoye cyane kuba umuntu yasitara ari kugenda agahita agira imvune nk'iriya. Haje noneho gutekereza ku cya gatatu abantu bari kuvuga cyo kuba yakubiswe, naho avuga ko bigoye cyane kwemeza ko yaba yakubiswe, kuko yari kuba afite ibikomere birenze ku kuguru n'ahandi byari kugaragara, cyane cyane ko n'abantu bamugezeho nabo batigeze bavuga ku bijyanye no gukubitwa cyangwa no kugaragaza ibindi bikomere. Hakaba rero yatekereje no ku kintu cyavuzwe gishyashya uyu munsi ku bijyanye n'inzoga. Akavuga ko bishoboka ko mu gihe waba uri umusinzi nanone ushobora kuba wavunika kuri ruriya rugero, bitewe n'uko servo yawe cyangwa ubwonko bwawe butari gukontorora intambwe zawe, ukaba wavunikira n'ahantu hatari hanini cyane, ariko nabyo bikaba bikiri muri hypothèse. Mu gihe tugitegereje ko abasuzumye Sabin babivuga, abaganga barabizi ko ibijyanye n'ubuganga nibanga, bashobora kutabivuga, ariko twe turi gukora mu bijyanye na probabilité zibishoboka kugira ngo dukomeje gufasha abadukurikira ndetse n'abakurikira amakuru atandukanye kubitekereza muri angle ya kiganga. Ubwo ngubwo rero tukaba dushimira Dr. kuko atwemereye ko igihe cyose tuzajya tumukenera azajya aboneka. Ubwo reka tubabwire ko tubahishiye byinshi, tuzajya tumutumira mu biganiro bitandukanye. Namwe reka tubashimire abo ari badukurikiye, ari nako tubasaba guhita mukora subscribe ndetse no gusakaza amakuru yacu kugira ngo agere ku bantu benshi. Mwari muri kumwe na The Click, nkaba mbashimiye kandi mbifuriza kugubwa neza. Tuzasubira vuba. Ciao ciao.